Imana irambwira ndi mu masengesho, irambwira ngo ibyo abantu bakwigishije byose n'ayo madiplome yose bibaye futi, bigize ubusa. Ndaje ntigishe umenye Imana, uzajya uvuga iyo uzi atari abantu bagusomesheje mu bitabo. Amen. Iramo kubwira mpamvu ugiye kurwara upfe, uzaborera hejuru ntawe uzaguha. Bandi ya kwiga ishuri rya Bibiliya ry'imyaka 4 nkajya ku misiyoni nihejeje, haza kuza irindi shuri ry'Abanyamerika nari mu Rwanda ryitwa Afimini, naryo ndaryiga imyaka 4. Rero nihejeje naronse diplome na distinction. Abazungu rero n'izo distinction, abazungu batwigishaga b'Abanyamerika n'Abanya-Australia n'Abanya-Canada. Yuka umudogiteri w'Umunya-Australia witwa Dr. Chris arankunda rwose, witwa Andrew nawe w'Umunyamerika arankunda rwose. We ampa carte de visite, ansigira n'amafaranga nzarondere passport, nyironse nzacemo hadere nyimurungikira abanshabitabire visa njye muri Amerika. Nari nifite undi mudogiteri wo muri Zambia watwigishaga witwa Dr. Boniface w'Irusaka, nawe yifuza yuko njya i Lusaka muri Zambia ngo dukorane. Urumva bari banshaka bose, ngira ngo hari ibyo bari babonye muri yewe. Yaje kuza rero ndarwara, naje kubora, nababwiye nti nubona umuntu urundero nirubyibushye uzamenye ko ari inyo zirunza aho ngaho. Wowe muntu ubyibushye rwose byahatahari, ntugire ngo hari ibindi bicara wikubisa aho ngaho zigatangira gutanga twese twaguhunga. Gucunuka uzumve n'inkozi ibizi uwo tuze twinjira nawe bigaragara ko ntacyo tunze. Rero uranuka, uretse ubuntu bw'Imana n'amazi Imana yiremeye, nahundi rero ibikorera Imana utarabona. Umubiri ni ubusa, urondereza ubusa bw'Imana. Amen. Rero iyo nahise yambwira ariko mbona hapfuye nyine kikayo, yambwira none ntimukanyishinge jyewe ahagera isanduku narayiriye. Ega bayikuyemo kandi wayinguriye amafaranga arayasubiza aho tugiye. N'uwari wanguriye ikinogo arayasubiza, ahagera ikinogo n'isanduku narabiriye. Kubona Imana iziheraga numbaze ngira ngo hari ibyareze rube nkabandi, ariko muragira isanduku mwigira ngo sawa. Reka rero tuve ku ijambo ry'Imana. Izina rya Muzuka rero ni birebire, ariko mu ijambo ry'Imana ishobora byose. Amen. Ishobora byose. Amen. Abo twari kumwe rero ku wa kane twavuganye ku ijambo bivuga guhura na Yesu akagusigira ikimenyetso kigaragaza ko mwabonanye. Kuko iri kubwira abantu ngo twahuye na Yesu nta kimenyetso kikuriho. Naze babyemezwa eko butubesha naze babamude ntukamwe ndakishije kugenda mwibarabara kugira ngo ndakishijwe uranuma babanze barebe ko bikugaragara. Niba ukijijwe bazabikubona. Zakayo umunsi ahura na Yesu, uyabaza kandi ndakugurise ko twahuye na Yesu. Heka Yesu yagenda arariwe, akirariwe amusigira itangazo rikomeye. Abantu bari bazi Zakayo nk'umugesera, nk'umuntu wananiranye, umwamuzi. Yesu amuvugaho ijambo rikomeye uwo munsi, aravuga ati ntimwari muzi Zakayo, uyu rero nawe ni umwe mu rubyaro rwa Aburahamu. Amusigira itangazo, abantu batangira kwemera bagatega ngo kwa Aburahamu baje, kandi tuzi ko ari ikigaba. Aho Yesu ageze asigaye ibintu. Kwikubwira abantu ngo twahuye na Yesu numa, abantu bazabikubonaho, kandi ibyo abantu bakubonaho nibyo biremereye kuruta ibyo wivuga. Kuko ujye ubona umukirisitu, abantu bakora kubona n'umukirisitu ntibizafata. Aho
uzambyuka mu gatondo wite pasitori urebe ko bifata reka ntibizambara cyangwa uzambyuka wigire mwarimu ngo mujye munyita mwarimu turafite umuntu mu gisagara kimwe hariya yabwiye abantu ngo ntibuzongere kunyita irindi ngo mujye muhamagara pasitori ngo mbona bitambere aravuga ati ariko ubu niwo ubibona yarabigomba ngo bajya kwita pasitori ati yemwe ariko niwo ubibona ko amavuta atarabikubona na mwarimu ntituzabikwita ati tubona n'ubujyanama ntabwo ugira witwa naka urumva rero kubyiyita ni kimwe ariko kuba byo ni iki yakwifuriza guhura na Yesu. Amen. Uko Yesu abisanze siko abisiga. Asanze ushonje asiga kugamura twarabivuganye. Asanze wambaye ubusa asiga gupfutse ni kwa meza arapfuka. Kibonera Yesu ntabuteza bisi. No kuri Yesu ntiyaguteza abantu. Oya kirazira. Ngomuga abantu bagiye gusenga nakaruka maze misika yira kuri WhatsApp umunyamurenge umupasiteri wakivuze watangamaga wewe umugore warapfuye urapfakaye ngabwira uti nawe umugore waratwite kandi agiye kubyara acabana n'umwana arapfuye urapfakaye ngabagabo babiri baravuga ati nta buryo umugore waratwite aratwite arapfuye basha ati nasi waratwite hatabaze muri za operation muri minsi atubona turapfaka n'amasengesho umwe agiye kumamana urabibona uzarabya amarisinziri atari muke kandi usengunde none sina wese ibyaha barasanga yabana igihe cyo gutaha kigeze basezeranye aravuga ati kandi ukaba tudutaye atika ntaguke wakamutse ngo yega baravuga ati none dutashira senga tika nanditse babwira Imana atanya gusenga ati Mana ndakuzi ntushobora gukora ibyo bintu hari ibintu utakubahuka kuba ari umuntu w'umugabo naje kuryama mu gasozi ntabwo wakuba kuntwarira umugore ndagushimiye ko utabyubahuka kuri ibyo bintu yagize icyo wakora hari ibintu utazikora iyo ubonye umuntu yicishije bugufi agahindura agashyize imbere yawe iminsi yose wamutabara ndagushimiye ko umugore wanjye azabaho. Amen. Hari ibintu bitubahuka Yesu nashimye. Hari ibintu rero batakubahuka Yesu ntiyagutanga mu bantu bagenda kwiza inkuru zawe ahubwo akagupfuka. Amen. Haleluya. Yesu aragupfuka. Narakabwiye Yesu ni umugabo mwiza. Yesu araryoshe Yesu ameze Yesu we Yesu aranangaza yewe angaramu mujyamana ntakupfukure. Haleluya. Ahemba neza ntiyambuka guhura na Yesu rero twabivuganye abantu benshi bahuye na Yesu asiga hinduye ibintu ku buzima bwabo n'ubu iri jambo niryo turiho. Ndakwifuriza guhura na Yesu akagusigira ikimenyetso kigaragaza ko mwahuye kuko Yesu yasanze ahoraho. Haleluya. Aramura ukuboko agira ngo abahambi barahagarara nta bintu bikwikoreye muri iyi minsi ubwira Yesu arambura ukuboko akoreho reka bikabihagarara mu izina rya Yesu kirahagarara apfa kugira ubusa uramwenyekere yuka arambuye ukuboko yo kw'iburyo ahaza kwihuza ku ibyaremwe byose wifuza ko Yesu yarambura ukuboko abikorako tuzigira ati Yesu koreko kuri bya bindi byose nabikoreko. Amen. Yesu asanze ibyabuze abisiga bibaye bizima. Yesu afite amatekinike menshi arikwije bikaba yigarira twara bibabwiye kandi yigarira kandi
nkundira Yesu ibyo akoze byose ikimenyetso gukoreye kigaruka imenyesha abandi baragiye kandi bari bashiriwe hari kana Galilaya yari yagiye mu bukwe kwa nyina wabo hajya bari kwa mwene wabo na Mariya nagiye rero nawe babwiye iteruka muri Yesu rangije abantu bari batumiye abantu benshi muri ubwo bukwe abaterereye bose utwo baterereye turabakamana bajya kubaza Mariya ati mbega ntacyo wazanye kurya washuka umuhungu w'imfura bari kumwe yari Yesu ajya kubaza umuhungu ati yewe mbega bavuze yuko ibyo kumwe bahera ntacyo wazanye Yesu ati duhuriye nyina wanjye ibyo bintu bibaza kweri yewe mbega bagize Mariya batiteguye duhuriye nyina wanjye arangire Mariya arabatikizira babibwiye Yesu aranyomboka abwira abandi ati hewe icyo ababwira mu gikora maze Mariya aricecekeye ati ko nabimubwiye ndamwizera umwizera azabikora ufite akubwira ugikora arangije Yesu arabatisha uyu mubyeyi mukoze isoni kweri rega yababwiye ko afite agahungu gakuze uko bamugeza kumburira agahungu kiwe aragupfuka uko uri kose aragupfuka apfuka Mariya apfuka nyina arabatewe nimuyore amazi basha mwuzuze iyo mibindi yose iyo mibindi ni imibindi minini y'impange bimbye bafukuye mu mabuye bino biracyahari muri bya nzu bigera muri 5 kandi binini bishobora kujyamo nk'ingunguru idaciye n'inusu baravoma baruzuza bujuje rero abati nimuyore ndande mu kintu ganze basadukizemo ko nta bindi bintu birimo tujyana amazi muri sale kwe ariko bibuka ijambo rivuga ngo icyo abwira mu gikore barabatisha ko nyina tubwiye ngo icyo tubwira tugikore avuga kode buri akamuze reka dupfe kuyora nibo baza kumaramara rega ngo basangira ryoje kurusha izambere baba twende ko mumeze mutanguza ibishe mwebwe mugahurukira kubiryoje cyane umugabo umwe wanyoyeho bitwa Natanaeli ngo arasohoka ahorana asanga umugabo Filipo na Natanaeli umwana babaje ubu niho bana zimara vuba none byageze bite se habaye cha haduza umuhungu uvuye i Nazareti uwo muhungu w'i Nazareti akoze akabi amazi yose yarahari yose amango Iburahani ngwino wirebe yuya na Yesu rero icyagukoreye gihuruza abantu kuza kukiraba Yesu tuma icyubahiro kandi cyo nkundira Yesu ntatanga bipe nubona umuntu agwaye ikiro cy'ibirayi ntuzabyitirire Yesu yaguha ikiro y'ifufurema y'ubugari ugatubwira hano ngo Yesu yantabaye ngo yamuhaye inusu y'ubugari iyo nuwayiguha aravuga ati umusabyi wawe mujye mutandukanye ibintu hari umukozi w'Imana ntabwo ari umugore n'abana biwe kirazira aba umusabyi w'Imana ugambira abantu ko umusabyi w'Imana mwabagabo mwicana mwese ko mwarinze mupfukama mureba hari muri abantu barabasabye abagore bawe mutangura ngo yatangura ngo umusabyi wawe ari we mugabo wanjye gambira umukozi w'Imana ikigira kabiri umugabo hari iwawe ntawe kandi yapfuye ari ideni none ideni yariye uwo yaririye ajya kwishyuza uwe kandi iyo deni umugabo witwa Obadiya urya mudamu yari mukawubaya abari 50 hariya abagaburira ibyiwe birahe biyeze afata ideni abagaburira iby'abashideni arangije afata ideni atararira uwishyuza araje nawe umugabo yapfuye kizima mwasigaye wowe n'abana umubuza amahoro umubuza ibitiro rero uyu mudamu
kujyamo amavuta byose utwo tuntu nyine usigaye two Imana twikorera ko humura arangije aragiri mwaragitira akabwira Matewe ndashaka untiza ikirundi pe ati we ati yewe ikirundi pe bijyamo amavuta ntabyo gushyiramo amazi mfite ateka njya mu by'amavuta yewe niba kuba gushaka iby'amazi aho mugayana abona niba kuba gunyesha yende hamwe kuvoma ngiye mu by'amavuta akajya kwa Tewe niba ya ngunguru yawe nini izwe ni bya ngunguru byawe ati boya yewe ingunguru zanjye nizo murambika amavuta ruko ntayafite nanjye ndashaka iby'amavuta wewe hari abantu bagayana ariko Yesu ntagayana Yesu ntagayana arangije rero mwaragaya inzara yuzuza abwira bati bana ibi babona aho bitereka sawa ngo yinjira mu bati mana Elisa yabwiye ngo nugare n'abana banjye ndibuka mu badiya kwa bya bindi yabwiye Elisa asuka cyuzu arengekaho cyuzu byose arabyuzuza arazabwira Elisa ati yewe ibintu byuzuye ibi ati ibintu ubiwanje ikintu kigira amavuta yabera nayo kandi abera arazimbye ntukine ngo apana n'amahoro turi mitugura hanga hariya icyo agacupa gato ka $50 hari nabonye batunganya neza bakora ku mugezi witwa Ahava kuri Ahava kagagezi muze ibiye cyo kwa Nehemia Ezra yambutse muri Ahava batunganya amavuta usanga agacupa kamwe kari kuri $50 kanganuko Israel amavuta zi Tumba lele pale ya mafuta yo kumoto aya ni raya araje kuyaguriza aramunya pilero aya mafuta je yagurisha agutungane uriyo deni asigaye azagutungane n'abana bawe iminsi yose umwari make indereza gushaka isoko ateo mbe akayamatu ati ndafite amafuta ngurisha mbe kuragura ati waya jengura menshi genda arangura ndi umugrosist oya uraza kugura utushoboye wewe rega ntuyama reko mugaya rega ufite ntabwo yarangura ngo yashoboye Yesu nashimye amen bakaza umwakura hutu akayagura ati uragura amavuta ati watwebwe ntabwo tugura amavuta y'abirimizi twebwe turemporuta amabido menshi oya erega yo mfite ntuyama wowe uragura ishoboye utahe erega njye mfite amavuta meko mugayanaho aho wigira Yesu nashimye Yesu rero yamuhuye ntabwo agubuta aguha amavuta tumujyura agaheza gikwa ndakwifuza guhura na Yesu tugaruke rero uyu muntu yaba yari impumyi nyampumyi igahura na Yesu ati tutabara mudukiriza yewe ngo Yesu amurabe amenya aho yanduriye burya Yesu nawe arazi aho banduriye irya mpumyi yari yanduriye mu mihana mbega wowe wanduriye wewe wanduriye wahumiye ngo yaza ifata ukuboko amaze kuba umuntu mukizi nuko baza kumuvana aho yarwaye aho yahuye n'indwara aho yahuye n'ibi bisigo ngomba kubanza kumukurayo ngo amufata ukuboko amukura mu mihana ingenzi y'imihana Imana igukure mu mihana mu izina rya Yesu amen ngirira uri hafi ya mweti Imana igukure mu mihana bana mukura mu mihana kwari iki niwe yaranduriye atiremwa amati arangije arambura ikiganza amati beta urabona
kwe urabona neza ati bigiye ubona habona iki ndibona abantu bagendagenda bameze nk'ibiti habagire yeme ingorane ziriho muri iyi minsi ingorane zuzuye ngira ngo hano mu Kamesa niho zitari ariko nibyo bihanze isi ni abantu bahuye na Yesu akabafata ukuboko akabakura mu mihana yarangiza akabatira amade ku maso yabakozeho ibikorwa bikomeye barangije abakiriye akoze aho ujyagize baca barapiruka bariruka akajya bati genda nahuye na Yesu yari umukristo ndahora ariwe ariko ntabona abantu babona ibiti abona ibiti abantu rero bitakiriza ariko babona ibiti kandi mukuri Yesu warabonanye kandi Yesu hari ibyo yabakoreye kandi hari ibyo yabakoze ariko ingorane babonye babona abantu bameze nk'ibiti kandi abantu babiteye amaso ameze uko bararirimba gusenga barasenga imperezo barazitanga ibigira cumi barabitanga ibikorwa byose byo mu ishengero barabikora ariko ntibabona abantu ahubwo babona ibiti abantu babona bameze nk'ibiti gutukana ntibabitinya reka no kwicana barica aratema ariko atemye igiti ntatemye umuntu gusambana arasambana kubeshya arabeshya kuroga bararoga kubera iki ntabwo abona abantu abona ibiti ariko ndakunda Yesu arabatisha akazi kose nagukozeho kwiye n'imbaraga natakaje uracyabona abantu ukabona nk'ibiti koko ngo Yesu arongera mukorako haleluya amen Yesu ashimwe amen ukuboko mukora mugira kandi birabwiza ngo Yesu yongera gukoreko amen cha itumugorana nuko ataranya kugukora abivuga ko singiye kubakora ngo tumijyohera tuzubira mama Yesu wongera umwana kubugira kandi cyangwa kuda Yesu ngo amukora kongera kumukora mugira kandi rero ngo bamukora umuka ngo yihweza byose neza barati noneho barati ati hega mwe n'abantu barabati barusha dorurakize so myendi wawe ntusore mu mihanda ntujye muri iriya mihanda Imana bakore mu mihanda mu izina rya Yesu amen reka dusome ijambo ry'Imana mu mihanda ni habi mukiyaya baricana mukiyaya barasambana mukiyaya hewe akira bemukiyaya nawe nyuma gato yo kumwicendwi inyuma gato amatwi kidatora neza yongera kuva mu ntara yo muri Tiro araza aca i Sidoni ashika ku kiyaga cy'i Galilaya akiri hagati y'intara y'i Dekapoli bamuzanira igipfamatwi kidatora neza baramwinginga ngo akirambike ku kiganza agikwiye agikura mu ishengero ibyo mwavuze Yesu. Mwana
ijuru ariruhutsa arakibarira ati efata, bisobanura ngo zibuka. Amatwi yiwe arazibuka, inkingi z'ururimi rwiwe zirabohoka, avuga neza. Amen. Amen. Avuga neza. Avuga neza. Arabiyandikiriza ngo ntibagire umuntu babibarira, ariko iyo abihanije barushiriza kugwiza inkuru yiwe rwose, baratangara cyane, baravuga bati akoze byose neza, azibura n'ibipfamatwi kandi avugisha n'ibiragi. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu nashimwe. Yesu yararangije n'iki nacyo n'urundi ikintu kitavuga neza. Hari ibintu bitavuga neza, mu gipfamatwi kidatobora neza. Amatwi ntunatobore neza. Twarabivuganye kubinumva ni bibi. Barutimaye mwene Timayi icyamukijije yumvaga neza, yari yarumvise amakuru ya Yesu, amenya yuko Yesu agira neza, amenya ko Yesu ari umurimo, amenya ko Yesu akiza azura abapfuye, amenya ko Yesu agabura, amenya Yesu ari umutunzi w'imbabazi, amenya aramumenya, aramwumva. Ariko kumwumva rero umunsi urizina, yumva abantu barengana rwamubara rwinshi, abaza bamwegera ati hewe mbega uwo muntu ibyo ni ibiki babisakuza aho ngaho? Baravuga ati ni Yesu Umunyanazareti. Wahindura amateka. Ego niwe ngo arataka. Haleluya. Kubera iki? Yari yarabyumvise. Icyo abantu bafite amatwi ntibumva, kandi iyo utumva ucuvuga nabi. Imana ibarinde kuvuga nabi mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibazibura amatwi mwumve neza. Amen. Wabirabye ingorane iyo abantu benshi muri iyi minsi burya abantu b'intumva bavuga nabi. Umubwira kugiye akagiye, bamubwira guhagarara uku atigere mpagarara uku, bamubwira ko Imana icyubahiro akagutunga ati nzakumira, bamubwira ati Imana ishimwe ewapi, bamubwira ati amahoro akumva amahoro. Abantu batumva iramuyeza Imana ikurinde kutumva mu izina rya Yesu. Amen. Arangije rero kandi umve, erega abantu batumva bari mu ishengero, bari mu ishengero. Ni Bibiliya bivuze ngo Yesu arangije aramureba, uyu muntu nta handi yapfiriye. Ndakunda Yesu. Umuntu wese Yesu amenya aho yapfiriye. Yamuniye yari yapfiriye mu mihanda, arabanza yikura mu mihanda. Ubona rero yari yapfiriye mu ishengero. Hari abantu bapfiriye mu ishengero bakabita ibyumye, bakabita ibipikiki by'ibigorogoro utamenya ibyo ari byo, kabita urunduru byibereye aho by'ibigorogoro. Ntabwo upfira mu ishengero basha, ugapfira aho wari gukirira. Imana itugirire imbabazi. Yewe muntu umvira mu mutima, Imana ikugirire imbabazi. Waba warapfiriye mu ishengero, barapfira. Hari abantu dufite nta bwenge. Kari gatabo k'ingenzi yakoranye mu kibenga biririmbye, bari abantu b'ingenzi. Mukristo bawe n'umutwe nta bwenge. Bahurira bati amahoro mbe witwa ati je nitwa Mukristo, ndimo ndajya mu gihugu cyo mu ijuru. Ati wese witwa nanjye nitwa nta bwenge. Ugiye singiye mu ijuru. Nabagigana ati none mbe ntabwe. Ubwo winjiraga muri inzira wanyuze hehe? Ati mwese kunyura hehe? Ati ndako naho wanyuze. Oya, twebwe twumvise yuko ngo hari ahantu ngo bajya banyura ngo ahantu hitwa Igorogota,
ariko twebwe hatubera kure. Ati rero kuva kera ba sogokuru n'abantu b'iwacu bose bafite ahantu bubatse akayesikariye tudugiramo. Ati twebwe tukadugiramo tugakorokera mu nzira. Tisha none se iyo mukorokeyemo kw'iyo nzira itangurira igorogota, iyo mwakorokeyemo mwahubitse ibyangombwa bizabageza mu ijuru. Ati kandi icyo upfa n'abantu n'icyo ngicyo mwigira abajorokore, mwigira abajorokore mwiyakurebuzwa abantu, wamenya ibyanyu nkamenya ibyanyu. Mukristo ati sha wa mugabo, niba waba kujya mu ijuru wari ukwiye gusubira hariya ugaca ku musaraba igorogota, kuko igorogota hari ibyo hakura. Wakura indirimbo ivuga ngo ndashima umusaraba, ariko cyane cyane ndashima Yesu. Iri ni itanguriro ry'umunezero wanjye, aho ni umutwaro wamvunye ku bitugu. Amen. Hogeye kizima ni mwishengero. Ibyo byo kujya kwihana ntumbaze. Kizima tugiye tugamira bitugezeyo. Aho mugabo ureka kurindira kurya byosha. Ubu tugezeyo nyamureka bizakugora. Batumvaho. Yumenye ibyawe abijyana bigira abanajwa gusa. Jewe ndagenda nawe genda tuzahurirayo. Ntabwo njya kuba mwishengero. Batanga imereko ntabwo njya gatanga. Batanga inyubako ntabwo njya gatanga. Batanga inyaturi ntabwo njya gatanga. Baririmba ntabwo njya kabo wa mbere. Batanga indima ntabwo njya kazindwa kurusha abandi. Ibintu byose ntabwo njya ari uwa mbere. Ayo kandi nta rekomandasiyo y'aho ntiyindira rero baragiye ibintu bya ntabwe nongeye kubyigaho ngeze i Tel Aviv. Ngeze i Tel Aviv iwabo wa Yesu tutiyeze muri aeroport. Twari twagiye turi ekipe nini, umuntu umwe twese twamugize amapasiporo twese baduha visa. Tugezeyo rero ninjye dutanga amapasiporo yacu rero bayakubite mu mashini hariya. Umwe basanga n'ubwo bamuhaye visa, pasiporo yiwe yuzuyemo amaviza yo mu bihugu by'Abarabu. Yaciye ahagararira aho ngaho ati stop umuntu n'umuntu. Reka n'uburenga rero umubwire ntabwo yagera nawe barakomeza baragenda. Yewe ntabwe ihane bwana nta handi bitangurira. Tangurira igorogota. Kuba uri mu nzira ni kimwe, kuba uzagera iyo tugiye ni kimwe. Nta yindi nzira iriho namba atariyo y'umukiza. Inzira ishingana kwadata ni umusaraba. Nasezeye inzira zose z'isi zihosubira kujamburizo. Nataramamagara ati ngwino ujanaho naguteguriye. Ayindi iriho namba atariyo y'umukiza. Inzira ishingana kwa data ni umusaraba. Ntiwagomba kujya hera cyane no kubona
bahuriyeyo kandi yemwe kuyijabuka byabagoye kumwe. Rindiro bagere ku irembo rero ry'ijuru baradodora, reka badodoreye bose cyane. Bareke bagende ikivunga, bareke bagende. Niyashika muri Yorodani azamuka intwari gusa. Reka bagende ikivunga, bareke bagende. Niyashika muri Yorodani azamuka intwari gusa. Bageze rero barazaza ati hodi hodi muri bande yewe nitwa Mukirisitu mvuye mu gisagara cyitwa Rimukiro. Uje gukora iki? Ndagomba kujya ku murwa Siyoni kora n'uwancunguye. Zana ibyangombwa byawe. Yikora ku inyuma arerekana pasiporo. Baragenda bahageze bayicishije mu mashini y'ijuru ntumbaziyo. Bati okay, uyu yitwa Mukirisitu turamuzi. Niho haririmbye ka karimo ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami wacu Yesu. Amena. Barabatiri mu muzana yinjire mubera ko bagiye korona hanze korotene y'abamarayika bari gutwara Mukirisitu bya. Haleluya. Amen. Hariho bamwe bazinjira ntabwenge koko. Zane ibyangombwa byawe. Reka uyu muntu yarabiguze, yari afite rekomandasiyo y'umwanya, yari afite ibyo mwarimu yamusinyira pasiporo, atega pasiteri aranze ati nimwajye mushyingiranira ko ako pasiteri yampaye ko icyemezo cy'urugo kiba cy'isiri iyi ni pasiporo y'Inyabuyenzi. Uyu mwese korogeze hano gute? Nimugende mu buhamaguru n'amaboko mujugunye muri Gehinomu mu Mugesera. Nibende bakiri kibango nibwo namenye ko no kwira ya majijuru hari inzira ya bugufiya itaha ikuzimu muri Gehinomu. Ndagusabye ntupfire mu ishengero kandi urimo. Aha naho gukirira ntabwo ari aho gupfira. Yesu nashimwe. Ndakwifuza guhura na Yesu. Aho ndakwifuza guhura na Yesu akubane mu ishengero, akubane muri bihugu byabo, akwiyereranye agisha gukoreye muri iki gitondo. Amen. Haleluya. Mwagi babato umuntu ati ndakunda kubona upfire mu ishengero wowe. Upfire mu ishengero bana bwenge. Abana bwenge murababaje. Ngo Yesu abati uyu mugabo nandi yapfiriye mu ishengero mu mubona. Yewe mugabo apfiriye mu ishengero. Imyaka umaze muri iki turi igipigiki hindukira mu izina rya Yesu. Amen. Hariho bamwe bazinjira ari nada ngo bamaze komona ku rugi. Ugaranwe bazobarirwa ngo simbazi. Hariya mageze hoya yewe ngo uzobayo ndabandi sizoba mugewe. Nere ko tungana kwachikarese. Yebise kana kwege bazanyugururi. Nabo bazakugururira. Abize kuzugururirwa tutuzira ingato y'icyo. Ntupfire mu ishengero kandi amaraso Yesu akiriho. Inzira y'umusaraba, inzira y'amaraso. Yesu yatabaye ibibarimwe mu rubavu rwiwe. Haleluya. Amen. Cyo muzayimbuka kurema Yesu yaraje. Niba mwagize bamufata ukuboko amuvana mu bantu aramwiherera. Atega abantu mwiherane urifuna ko Yesu akora. Niba ukora mu rurimi ni wowe ubizi.
niba rwongera kukurambikaho ibiganza ujya kugira ngo urabona ayo macakubiri yawe urotangana zawe ayo matiku yawe ubwo bukungu ugira ni ubukore bukoze buri muri ruka mubwire ukuri ndimwe simbona bose wumva ibirango yesu nibuka ko muhura na yesu akagukorako birakunina haje baracumuye hari ugucumura kwawe mana fatira imitsabo mu izina rya yesu amina kuri yukoze yesu amaraso yawe amaraso yawe yeza amaraso yawe y'igiciro amaraso yawe y'igiciro genda mu ishengero mukamesa genda hariya ku kibuga genda mu kibanza mu izina rya yesu harira turahagaze imbere y'inyonga zawe mana dusengera ishengero baguze amaraso dusengera ishengero batujeje mu izina ry'uwanesheje harira baharire mana baharire hari n'uyu mumama araciye bugufi hari n'uyu mupapa araciye bugufi hari n'uyu mwigeme araciye bugufi hari n'uyu musore mana bahariye ucubuzuza amahoro mu ishengero ryawe umunezero udashira umuntu acashoboza umuntu wese kubishyira mu ngiro icyubahiro kibi cyawe mana ni mu izina rya yesu kristo umwami mukiza wacu niho tubisabye amen duhagurukira aho turi dusenge aravuga ati ntimubivuge mwicecekere ariko ko ariyo mukoze ikintu kidasanzwe abaramuzi avuga nabi abaramuzi areba nabi abaramuzi avugira inyuma kwa zakayo avugira inyuma kwa zakayo avugira inyuma kwa zakayo zakayo aramubwiye ngo baramuzi nk'umuntu mubi ariko yesu amuvuga mana yera gloria mana yera bana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo mana ya na shukura kamwe na watu mmoja hivi huyu mganga wa hivi huyu mganga hivi wewe ya Yesu lakini tazama ko Yesu yageneye ishengero ryiwe kandi yarisigaranye ikimenyetso umuntu wese yakira ikimenyetso umuntu wese yakira ikimenyetso Yesu niyo yakira haleluya atagupfumbahaza mwami wanje hari n'abandi bafise ibimeze nk'imisozi birahagaze imbere inzira rya Yesu n'inzira irashenye imisozi urakoze kubyumvise kandi ubikoze amazina yabo aboneka yanditse mu gitabo cyo mu ijuru dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami mutabazi wacu amen.